wagiye hanze we afite imibare mibi umugabo wasigaye wantuye utekereza avuga ati ekonomi yo muwanje kirapfa cyangwa amubwire ati nje amubwire inama amubwire ati wewe shakira basi gishoro nanje nshaka ico ndi bukore cyangwa tekereza business ngira ngo ufashe komeze nkore nunganira umuryango wanje hano nishuri inzu tubayemo mbagaburire hanyuma nawe ndawishura umuryango wawe uzoza unyunganira muri bimwe. Ladies and gentlemen, welcome back. Twongeye twagarutse nk'ibisanzwe kuri Tabaza Family TV show Neme na Sore. Twatugize iminsi tudakora guys ariko none uyu munsi twagarutse ku bantu bambonye bwa mbere Neme abantu n'umukobwa wo mu caro anaravukiye inyuma y'inzu mu gihuru none ubu nyine nkaba ntuye mu mujyi mukuru nani zindura amateka ariko iwacu turahakunda bunye ukuntu twakaza twiga hano twigike muri Norway twigike kirere ca kane si mwiza ni mwiza ariko ni heza ugitekereza kera ko utekereza kuri mwisi nyine urumva ni mwisi tu nose batozi ko katuja mu ijoro kera uko utekereza umuntu mbwira kera ntabwo nje nyigeze kubitekereza muri Amerika tuba utekereza muri Amerika uba ruguru se ruguru ntabwo no mu Rwanda je nakaza ntekereza mu Rwanda umuntu yari amaze kuba mukuru mu byo utekereza ahantu hose ariko mu ruguru nje ntabwo nige nose wigeze utekereza basi kuzoja no muri Kenya kwatekereza sinzinada muri Kenya wavuze ngo wageze utekereza muri histoire wageze utekereza muri Europe wowe ukiri ruguru niko wavuze none twarabyize ukaza urumva ari nk'ibintu nyine nkakuko tuzatwiga Bibiliya bakavuga ngo Bibiliya ukamva n'abantu batigeze babaho nka story nkako umuntu yigaga ukumva ari nka story nyine zaba ariko atari ibintu biba uzumva nyine nkaho ari umugani hanyuma guys turabakiriye muze mubane natwe tasema mabiri matatu naje no kubasuhuza twari tubakumbuye kandi natwe turabizi kuko mwari mudukumbuye tumaze iminsi tutaza hano ngo tuzungumuze mabiri matatu umugani wiwe twagarutse mutera udutebe kuri kwa kundi muza mutera udutebe mureba Itabaza Family TV show mwongere mugaruke tususurukanye hanyuma munakora subscribe share na comment mureke kwijyamisha mureke kujereza mugirisha akajyo kuyizamura no kugira ngo itere imbere kandi ni mwebwe ntago turi kubategeka turi kubibasaba guys ntago dutegetse turasabye kubw'imbabazi z'Imana hanyuma twegereje na cameraman nawe wegere kandi wigizeyo bukeya kibirantonga ntabwo akorera muno asanda urebe neza niho abakiriya abakasitoma aho nawe turamwegereje ngo yegere mu kiganiro turabizi kuko adufasha cyane akadufasha ndetse no mu bitekerezo twari twamuha n'igiceri na kimwe ariko nyine abatubwira neza basanga ari uzubiri aya mbere nije uzoyatekera basanga ari uzuye arya yose aba aramaze kuyatekera kera wowe nibo ngo bajera tuza tuhembwa bakajera ahubwo gaza tugavura ntitubimenye none hari kera tukigurisha inka naho hano ubu ngubu ni naho byiza ariko uzi kujara amafaranga undi muntu ashikije yarakoze ukwezi kose ureba ukuntu muri Kenya twagaza tuja gukora utuzi noneho ukabaho utazugavura mu kazi ukamusanga abandi bakakubwira ngo uzamuvugira ubwenge bw'umutwe ufite ubwenge uragirira umunyakenya ngo bakwita igipfo ngo kitagira n'ubwenge tuzugavura yewe akaba kwigisha kandi uko kugavura no kwiba biba biri mu yaguhemba nyine wanyuze ku ruhande kandi nawe ukamwumva ko ari byo nyine ariko kandi nawe utaza abari wamuruhu warusha ngo avuga ati reka akamaza gusa ariko no kugutombokera atari no kubwira neza so twagarutse hanyuma uyu munsi mabura tugiye kuganira hejuru y'ikiraro
ibintu byo mu buzima busanzwe tu ibintu byo mu buzima busanzwe twita hirya no hino nareba nk'abantu baba batuye nyine muri Europe, muri Amerika, muri Aziya, muri Australia, muri Canada, yani abadiaspora yani abadiaspora uko muri abadiaspora muri abadiaspora yewe kandi uko hari abantu batakiri abadiaspora ubu ngubu n'abari mu Rwanda n'abadiaspora ku bari muri Congo abari Congo nabo ni abadiaspora kuri twebwe twese turi abadiaspora buri muntu wese agiye diaspora ni n'uri hanze y'igihugu hanze y'igihugu abari muri ibihugu z'amazi maremare hari abantu bumva ko abantu bari nko mu Burayi cyangwa Canada, Amerika bumva ko ari bo abadiaspora, ariko umuntu tuvuge nimba nari ntuye mu Rwanda nkaja mu Buganda ndi umudiaspora, nimba nari ntuye mu Bugande nkimukira muri Kenya ndi umudiaspora, niko biba bimeze kuko ntuye muri ca gihugu. ni ukuvuga ngo twari tugiye kuganira hejuru ya diaspora abadiaspora bo muri diasporenti bano baba mu bihugu byo hanze ndiko twovuga nka Amerika, Canada, Australia, Europe, Aziya, mbese nibo twari tugiye kuganiraho tukibaza ese tukiba muri Afurika ko akazubona umugore agiye hanze akabuza umugabo gukora, umugore yaje hanze umugabo waje hanze akabuza umugore gukora, ese niye mpamvu izituma bababwira ngo bareke gukora? Ntabwo ari bose, benshi barabikora ariko biriya ntabwo bari byo. niye mpamvu wowe utekereza izituma bababwira ngo bareke gukora? Jemba numva nkaho sinzi ukuntu umuntu ashobora kubyita, ariko mba nyambona nkaho batari gutekereza neza. None se ndashaka kwizera umugabo wanje nyine aragufasha n'itegeko kandi n'inshingano ziwe, akagufasha nyine akaza akwishurira inzu, akagufasha buri kimwe cyose, wenda ntanagushingire iyo business ngo nayikore, akareka gusa ngo wowe gusa uza wirirwa uryamye wowe uvunike, tuvuge nimba ari umugore uravunika iyo ngiyo uvunika zo gusanga arabaye ikibore, n'abana tuzobugishoboye kubabyara kubera ko umuntu uzaba arakwishe. None uzubona kugaramira wenda wasize famiye yawe irimo wenda amazu kandi bakuru bawe kandi bose ugomba kubaheza, sogokuru wawe washatse umugore afite nyirakuru afite se afite bakuru kandi abo bose niwe baba bareza umudiaspora niwe baba bareba bose. Wamara ukamubwira umugore wawe ngo areke gukora, ukamubwira ngo areke gukora, cyangwa se umugabo wawe ukamubwira ngo areke gukora ngo ubwo wagiye ngo byose uzobishobora, kuja hanze uri robo no kuvuga ngo ushobora ibyo bintu byose. Noneho uzi n'ikibazo yagoye hanze wenje kibazo ese urabaza nkamari abwiye umugabo ngo akore yagiye bose bomuseka ngo umugabo we karakora kandi umugore yagiye kuyatora se niwe yagiye kuryama se kubera ko bagiye gutora ifaranga muri Amerika, bagiye kuzibaza, bagiye ntabwo baza bavuga ngo baraseka, ahubwo neza abona ari imibare mikeya. Imibare ninde uba ufite mike nyine wa wundi wabwiye undi ngo yicare nje nzakora, ni imibare mikeya aba yakora. noneho nimba wacikanye ariko atari ukuvuga ngo ni byose, uretse n'ico ngicyo suri mu isi se umugore arashobora kugwara, cyangwa se wa mugabo uri muri diaspora nyine arashobora kugwara, noneho yagwara kwa kundi wicaye nawe basi wihangira imirimo wabitse ukamuvuga ngo itumare twose ngo tumare twose, none se reka kwivuza nimba wagwara, noneho ni icyo gihe utarongera gusubira mu kazi. Ni hano tuvuga muri kino gihugu, mu bindi bihugu urishura yego tabwishinga, ariko none wowe nta makuru uzi. Muri Amerika iyo wagwaye abanyamerika batubwira nimba wenda tuvuze ibitari byo, ariko iyo wagwaye ntabwo iyo bavuga ngo inzu ngo wenda ngo bavuge ngo waragwaye ntuhawukora, ya fagitire iraza kandi nutayishura barafunga bagute hanze,
hano iraza ariko hano ufite aho uja bakagufasha ukishura yanzu ukishura n'andi mafagitire yose kubera ko urwaye nyine none so abagiye mu kazi bose bazagwara nyine kindavuga ukora uri mu kazi n'igihe utari mu kazi hano wowe ufite ibikurengera kindavuga mu bindi bihugu muri biriya bihugu bindi ibo tuzumva bazabafungira amazu birakuye ko muri Kenya rero bakama baguta hanze ukamuja kucara iruhande rwiwe muri Amerika uzi ko ngishano nakaza ndeba ama video y'abantu baba hanze ku muhanda nibo abantu bazi iyo wabaye agakwaka ifaranga nawo bazi iyo wabaye munebwe hari uraseba akagufungira inzu amafagitire yose ukabura icyo bishura havuga naho nyine aho nari mvugiye nyine none tuvuge example wenda aragwaye none abandi bamutezeho muri Afrika wa mugabo we yabwiye ngo yicare wenda atarashatse icyo akora biragenda gutarabaho gute bari abantu yageze afasha birabaho gute ari we wenda niwe batezeho ibyo ntibabiteke iyo basha kuvuga ngo barabitekereza ibyo ngibyo ntabwo bazavuga ngo umugabo buri kuwa mbere kugeza ku cyumweru agenda gusa mu gitaramo kandi noneho ugasanga harimo amakosa ayahe makosa umugabo utawukora taza atekereza neza aza akora n'ibindi bintu atakora kubera kuko tafite ikintu kimwokipa umugore utawukora uri uvuga amafaranga kaza tafite ikintu kibi na kimwe agomba gushaka ikintu kimwokipa nta bindi bitekerezo afite ibitekerezo n'amakosa menshi birakora amakosa kandi ntafite ikintu kiri mugire busy nyine mbese turuzi mwabaye busy mwembi tawo utekereza undi ko yakoze amakosa ntabwo mwabaye busy ukora amakosa uri busy ntiwokora amakosa wabona uwo mwanya wo kuyakora se nta mwanya wabona wo gukora amakosa uri busy rero ntekereza ko akenshi sirtoni abanyamurenge bazabagira akumva ko abenshi bagendera mu kavuyo akumva ko umugore yagiye hanze cyangwa umugabo ngo bazobone nk'upankora akumva ko azayumva ko bisebeje none se gukora birashabeje akorera umuryango wawe ariko siko bimeze twe twageze ino tuzi aho ifaranga ziza ziva hano tubaza umuntu w'umugabo tuzi aho ifaranga ziza ziva n'umuruho wazo umuntu w'umugabo akavuga ngo umugore wanje ari hano ngo nabona nyanja mu kazi ngo baranse kurakorera urugo rwawe uko ushinzwe uko uhagaze neza muri ekonomi uhagaze neza uretse no muri ekonomi none umubiri wose tuhagaze neza none kwa muvuga ngo abandi baraguseka ngo umugore wawe se waramuzanye ngo agenda gupagasa wowe ugenda nibyo abanyamurenge usanga n'umugore wiwe ahari karakoraga ntiyicara abanyafurika kenshi iyo mufatanyije none ukamugore ukamujyama ngo wowe w'amafaranga y'abandi kandi ukamwaka amafaranga atagira uko angana kandi gakuriya barusha umubiri we nawe ntabwo ari irugara umugore muruhura mwica bayirunze ngo abarusha cyangwa yararusha zikwirirwa akata ibinyita by'inguru basingiza ibyuma uzi ukuntu bigora akamagarara amaguru yari akabyimba muri kampani yamara ukabwira umugabo ngo yicare n'abantu mumeze mute aho wagiye ntiwagiye gutora amafaranga uyabona ari ukurusha wamara ukabwira umugabo ngo yicara arye na yayandi iwe anezerwe wowe kubera ufatikanye n'umwakarubu kw'ibindi wa mugongo ugire gute umugabo gusa hariya gusa iwe gusa arigaramiye ngaho kandi no kugukorera ikosa iwe ntajari uwo muntu utawukora iwe kandi uwo mugabo wamara no kumudekarira yamara kugera hanze akakwanga none ntabera kubonye nk'igicucu ntarakubonye nk'igipfu nkaho udatekereza ariko uwo mugabo nawe ntabwo aba asanzwe agukunda nimba iwe afite ubwenge buri ku gihe kuki badashobora kugira umugore wiwe inama mubwire ati sheri wambaye ku gishoro naje ngakora nkareka kwicara nimba umugore wenda iba atarabitekereje uzi impamvu yo kutagukunda uzi impamvu nyinshi zotuma atagukunda nta mwanya yagize wawe umwanya wowe wamuhaye umwanya wo kuja mu bandi iwe nta kazi kamukipse
afite ibi yirirwagamo areba uwashaka yitoranya mu mafaranga yawe bamuhaye akitoranya uwo ashaka agatoranya abakobwa akagutanga kandi we ntubimenye tubizi giwe ntahakoraga ngo afite ikintu ahakora kimuraje ku ijuru wowe ukura ko uri bize iwe ntari bize ari bize no gushaka icyamunezeza kurumva yo kubonera umwanya gute wewe ni igihe agukenera igihe ashaka ifaranga muri kumva gezi ngende muri maco mwamubishije ngahe barabacanura none ni ukuvuga ngo ino twaje nta muntu uzoguseka ngo umugabo wawe ngo karakora uri hanze uwavuga bari ukora aba ari smart mu mutwe aba afite ibitekerezo bizima aba ari umuntu muzima umeze neza ahubwo wa muntu udakora umugore ari hanze uwo nguwo ahubwo niwe umugore uzi imirimo akora uzi ko ahangana n'umwana atazamenya agahangana n'umwana agahangana n'akazi agahangana n'imirimo yose yo mu nzu ibintu byose biri ku mutwe we wowe urigaramiye hariya gusa kandi muri Afurika iwacu kuriya nta bintu biduhanganye nabyo ariko uzi umwana wawe kugira ngo uhagararane n'umwana wawe amakitivite yose uhakikishe ko yagiye kandi n'itegeko ntiworeka kujana umwana muri kuko ishuri ryiwe wamenye ngo niki bashaka n'inama z'umwana kurazija muri wenyine uri mu kazi umugabo ngo ntakora ahubwo reka mbabwire sinzi nimba abagore babo batazababwira ukuntu sinzi nabitekereje none batazabababwira abagirira impuhwe wenda uko muravuga wenda izo ni impuhwe bwoko wasanga babagirira impuhwe ko batokugirira impuhwe zose iriya izo mpuhwe none uyu mugore akagirira umugabo impuhwe ntibumve ko arakora muri Afurika muri Afurika kandi ntanavunika ahubwo umugabo ni wowe ukagombye kugirira uwo mugore ntavunika muri Afurika muri hanze muri Amerika aravunika umugore akora avunitse ibintu byose akabikora umugabo iwe ahubwo umugabo ntavunika cyane kubera ko iwe Afurika aho yakindavuga ngo wenda ari hanze nuri hanze ntavunika cyane kubera ko umwana aba ari kumwe na nyina iyo ngiyo kandi na nyina nawe akazi ko kurera umwana tikaba koroshe iri iwacu tuvuga ko kurera abana ni ibisanzwe biratworohera ariko ino ni ukuvuga ngo uhagararana n'umwana mu buryo ufite akazi ugahangana n'amashuri y'umwana na activite n'ibiki kugira ngo byose bije ku murongo ukoresha imbaraga nyinshi mwabagabo mwe mufite abagore hanze mugirira abagore banyu impuhwe ni ukuri kw'Imana baba bafite baba barushe nimba batazaba bibabwira ni ubwo nyine ni akazi kabo ariko ikibazo numvishije ahubwo nuko amukorera ivyo bintu yashika hanze ibaze ko wahagaze aho bagabo ni inyamanza none tubitego none se abagore bo tuboshika ngo babange abagore wenda umugore nubwo yo mwanga wenda aba yasigaranye n'abana wenda hariya muri Afurika ntabwo mwumvishije yashatse afite undi mugabo batararangizanya kontra ngo gute yashatse ashaka umugabo muri Afurika umugabo agenda vuba uwo mugore yari hanze aja muri Afurika gukora yari afitanye kontra n'undi wo muri Amerika sinzi ukuntu wa mugabo yakubise gutya yikiniye process yama yihuta amaze gukora ubukwe mu buryo bitagize n'amezi 2 kandi ya kontra y'undi itararangira ariko ibyo ari byo byose uwo mugore washike yaramukunze yarasinyije n'undi kontra yasinyije gabatarabana washike wa mugabo batarabana kandi rage gukora ubukwe afite n'uwundi nyine we yarazi ko manda ishira manda niki nta kumukunda ko ari kuri mahungu ari kuri nose wabukunda umuntu ukaja gusinya n'undi kontra kandi none bari bagiye kurangizanya yari yashakanye n'umuhungu mandira n'umuzungu mandiri burangire aho ashaka gushaka undi wowe bazakomezanya ubuzima kubera ko ataretse ngo iyo manda irangire nimba yaraziga wenda yarabona kuja gushaka arakarikira akavuga ati wenda bitewe umugabo ngiye gushaka muri Afurika kugira ngo wenda abone ibyangombwa bizotwara nk'amezi 6 cyangwa 10 cyangwa umwaka cyangwa imyaka 2 tangaza ngo kubite gutya ntibyagize n'ukwezi n'igice kera bararagiye wa undi batararangizanya zavuga ati uyu abwira uwo bari basanganye uwo ni musaza wanje waje ibitangaza none kubabwira ibintu nyine byabaye byinshi marabizo umugabo akavuga zama bigenda gutya umugabo yarumiwe
uwo mugabo nyine ikindi kandi bamugira musaza w'umugore aremera bagere gutya buce bukeye sinzi ukuntu yageze gutya ahamagara abiwabo bene wabo nyine yamazorusha nyine arazorusha abereka ko nta kibazo umugabo uwo waje ari ibintu bisanzwe ese ngo buce bagiye ku kazi amanyerera umugabo aje he amaja muri bene wabo asigaga babandi mu buryo yabaye hahandi arasubira muri Afurika aja gushaka arongera asubira hanze ariko je ndakosa takosa ririmo ikosa ryabayeho habayeho kwihuta uwo mugore ni umukobwa we ntiyaraha uraraga bwo ntibisanzwe umukobwa yagize manda nabindi birara no ubusanzwe kandi abona ko atazoreka gushaka manda none nyine niki cyari cyaza kimushuhisha kuki ataretse ngo iyo manda yiwe irangire burundu abone kuja gukora ubukwe gushira noneho ubwira yarege gushira azanga kuviramo ngo ni kuzine iyo utihute yarafite ni ngo ni kuzine wanje wazanye ngo ni kuze wanje wazanye mugifite kugira none uwo bari barakoze ubukwe bari barasezeranye ndagira ngo inozaba none uko nguko vyagenze bakoze divorce cyangwa y'amashaka undi gusa nawe iyo divorce si iyo ngiyo hari uko si bari umwandi bayemewe kumana amakomereza abafite nyine uwisezerano yiwe no bagenda gusinyura urumvaga yaraje ga ntiyaza nk'umugabo we zaruse wenda yibye bari barabikoreye mu aza vuba yewe ni gute vyabaye vuba kandi atari ubiri inyuma siwe waza udekarara umugabo wiwe ari green card yo yaragendeye agatomborwa wewe wari warateganyije mu myaka 2 iwe yiboneraga akagirira kamaze amezi 2 uwo kontribenti yarabizi kwiwe yagiye gushaka ariko gusurana ariko abazungu nta kibazo bagira ngogeze Charles wawe hano sinahumiwe ntago bibaho hano biremewe wogira Charles ufite umugabo hano biremewe kandi ariko ngiye kukubwira nukuvuga aba bazungu bose naranabiraje no mu ishuri ejo bundi barambwira kuko iyo case nahuye nayo hano hari umuntu tubona tukabona abagabo babiri ku mwana nukuvuga ngo kuko mwega muri kuzitiranya oya kandi muvuge nyumve naje ndababwira nguko Papa Joshua wewe ushobora kubwira undi Charles ugifite nabonye ko mwabyitiranyije muvuge ndabivuge kuvuga we ntabwo nabyite naranabibajije mu ishuri izo nabivuge nyine gira naje kubwire ukuntu mwabyitiranyije nukuvuga ngo bomba akabagira ashobora wa wundi wari umugabo wawe ushobora kuzarana mukabyarana na wawe n'urya mushariste wawe ufite kuba uri umucuruzi ushobora kubagira bombi uri umucuruzi mbese ushaka kubarya amafaranga nukuvuga ngo nuzarira wa mugabo wawe wa mbere afitanye umwana nawe na wa wundi wa kabiri umushariste wawe nawe afitanye umwana nukuvuga nyambabwira mwabyitiranyije oya ndabizi ndabizi amazina yabo nabibajije na nyiri bwite naje zo iryo somo naragize nyiri bwite naramubaje se uyu konza umwana we yigana n'uwandi nazo ibi bintu tuzi ko ari nyirarume ese nandikiye anko w'umwana se anko w'umwana ninde nguyu nza mbona bazana n'umwana ngo yayi ntabwo ari anko wiwe kandi barabana ni Charles umugore wanje kandi barabana mwege mbabwire naje ko jewe mbiziwe mubona iyo washatswe iyo uri yifite hano ntiwemerewe kugira Charles ntago bibaho ntibibaho ntago nawemerera ikica kintu ndakizi nagisubiramo umva iyo washatswe nyine hano hari ukuntu bazababana ukabana n'umuhungu nyine mukamumarana n'imyaka 4, 5, 6 mutarashakana mukazaza gukora ubukwe nyuma kurumva nyine ico gihe mwamubanye nyine bazita ngo sambowe kurumva
sambo nyine muba mubaye n'ubundi bazabikora mukabana gutyo nyine hari ababyarana hari n'abatabyarana noneho hakaba n'abandi nyine bagira abashareste umwe akaba atuye tibabane mu nzu nyine biba bitandukanye umwe akaba iwabo undi waba ariko nyine ari abashareste nabo akaba nabariya noneho baba barashakanye bambikanye impeta ubukwe bukaba bariya ntabwo anabimenye ko wenda uba umuciye inyuma yego ko yona kwica ahubwo twebwe ibizo biratandukanye cyangwa reka mbahaye mureke mbabwire none ano madivorce azabahangaha muzobibaze usanga nk'abarimu babigisha nta banga bagira ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima busanzwe iyo bazama kubwira ngo jewe ngo jewe ngo nashatswe ngo jewe mfite ngo abana babiri ngo ku mugabo wa mbere ngo ku mugabo wa kabiri ngo mfite ngo umwe ngo ku mugabo wa gatatu ngo mfite kandi abo bose bagiye bashakana biri yifite pani ibintu bya sambo nyine bashakanye bakoze ubukwe kurumva bagatandukana bakagira ibyo bapfa bagatandukana agashakwa n'undi bakaba yifite gutyo nyine baza batandukana iyo bazagira icyo wenda nimba namuciye inyuma wenda nk'ibyo wavuga ngo uzashare wenda nimba binabaye ni mwibanga ariko abimenye bahita batandukana ako kanya bagenda gusinya bahaye umukoro muzokibaza oya no twebwe ntibyemewe bahaye Alex umugabo asaza gufata Joshua ngo baje ku mupira ariko wowe ntabwo uzi ukuntu baza bafuha abagabo bose nico kimwe kwa kundi uwawe yofuha niko n'undi nawe afuha nyine ibo turatandukanye ibo bazaba abana batarashakana kandi bakabana mu nzu imwe twebwe niyo mwatandukanye iyo umubonanye n'undi mugabo kandi mwaratandukanye mwarasinye tuzabemera ko uzi umugendaho kandi ahangaha ni normal izo ntabwo bibaho ni normal mwaratandukanye mwarasenyuye ariko narangiza iyo mwatandukanye ntibikureba tubukaza murema ibintu bitari nimba watandukanye n'umugabo aragufuhira gute kandi atakiri mu buzima bwawe nimba ari abana muhuriyeho murabarera mwembi nibyo nimba ari abana muhuriyeho murabarera nta kubuza gushakwa urashakwa kandi ukanakundana kujya ndi muba mwaratandukanye burya biba bikiri muri processes ariko wenda mutaratandukanye ntibiba ibyo ngibyo nimba hari n'ababikora nimba hari n'ababikora ntabwo ari byo nimba umwe aba mwaratandukanye muba nyine umwe aravuze ngo mwagenda ashake undi ashake cyangwa areke ku giti ciwe ariko nta bintu byo gufuha uwo ufuha amafuti uri gufuha amafuti ni ukuri none umuntu muba mwaratandukanye waza kumufuhira basi genda mwirega nawe musubirane uwagizega amafuti be n'ayandi tugarutse kuri uwo muntu wakoreye ibyo bintu byose wafashije iwabo waramufashije ararya araryama ashitse iriya arakwanze wabyitwaramo ute ariko tubanze tubwire uwo muntu agomba kurekoneza uhe ibyo umugore yakoze kandi nawe ashitse agasanga umugore yakoze agomba kubyo uwabikoze nyine yarekoneza gute ugize urekoneza ikintu uhawe ufitemo umuruho naho akugize ariko nawe uramureba akugize ikimuga akugize urashitse usanze ubuzima bayemo barangiza ukamubwira ngo ukomeretse gutya bitera ubwenge buke nyine cyangwa nyine tuzi unatekereza ko nyine kuragira ngo abandi umugore atekereza ko ntamufasha akamabushira nyine bibura ko amabushira nyine atekereza ko warushe ibyo ngibyo ndabitekereza abari muri ambiance abari mu ubwenge buke bitabuka usanga hayishira mu rwego atarimo nukumva gusa ngo umugabo yuriye indege cyangwa umugore yuriye indege kera kama azamuka mu biciro mu ntera aho yageze ajana nabo tajanye nabo izari inshuti ziwe tazi aho yageze aja kunywa nimba ari icayi cambaho agiye cyamiya agiye muri resitora ya self service urumva naho wacu hariya karikorera karasunika ingurube karasunika ku manywa na nijoro kariruka mu ruganda buri kampani karagira gutya utekereza ngo narangiza nashikiriya aragutekereza hari n'ibyateye ubu ngubu reka baza babanga ashobora reka baza babanga gute se ubwo bwe kuki muza mutekereza ibintu
ugiye muri iyo kampani n'uwo muruho wose upfushire nurangiza uwawe kugufasha nyine kubera ko yariye nyine ivy'ubusa nyine kwa kundi bitera ubwenge bukeya azoshika kwange nyine wicwe n'agahinda na wa muruho wose uguture yana kwanza kubera iki bagiye batekereza ibintu bibi mwiga nkamusubiza ese ubundi wamuhigira he akita yimuka akaja mu yindi stage nkamushakisha ntago ufite umutaho undi mu ruhu ubuhagije ubwo buhanya akajana utace ariko stress y'umuntu wagaramiye ubuzima bwawe bwose ukananirwa gutera imbere ntuje haro numvishije wavuze nyine ngo yagaza avuga ngo ningeraye muzamukwepa ariko nyine noneho akazi yewe ntatekereza umugore wawe mwasezeranye imbere y'abantu mu mategeko ahantu hose warangiza ukamumucambira abandi bantu yewe umugore wawe tekereza ako gasuzuguro ukamumucambiraga ngo sinzoshika nkamucika ngo nzamucika ngo azomenya niyo nanyuze babandi ababwira bakamamuhamagara umugabo wawe yavuze gutya na gutya bakamwerekana proof zose urumva noneho wa mugore nyine ararekara baramudekara bisanzwe ageze ntiyamugaruye ku bwo c'indege ako umugore n'umuswa aya mafaranga yakoresheje amudekarara yamenye amakuru bigeze kure kandi abona ntabwo akivyisha aravuga ati reka ze nanone zarangiye ntabwo ningaho yatanze yose nta kintu cari gisigaye ntabwo yari asigaye umunsi yagiye kumufata ku kibuga c'indege amwongera aramwuriza indege aramwereka nyine ivyo yavuze vyose ubwo yaragiye abishira muri ambasade tekereza ariko umugore wawe kumwanga bene ubwo rwego aza kumenyera buri kimwe cyose ukamumugambira abandi ngo nzogacika ngo kariya nzogacika singakunda ngo kari agakecuru se ngo kazobyara ugashatse se bamuziritse muri mu gushaka bamugutsindiriye ko mbaraga kugira ngo umushake se nicyo ndi mu gutekereza ni inyungu abantu ubu bari mu gushaka inyungu hari undi muhungu nta rukundo ruhaba ntiyicara ngo avuge ati yeme reka nshaka uriya muntu ndashingiye ku nyungu wenda tubona shaka uyu muntu kubera kuko mukunze twicare dupambane n'ubuzima tutangirire ku busa ariko ari mu gutekereza ngo dosi agatega ngo barangije imico akama yirukanka ati bakundanye n'umuntu nta kintu na kimwe akama yirukanka ngo akabara ko batagirana n'ukwezi kera nyuma y'ukwezi mubombore tugirane uko kwezi cyangwa ibyumweru bitatu agenda ari umugore wanje kurumva uwo mukobwa ibazemera gute iyo habona urwo rukundo ruje gutyo yari asanzwe amubona aho ngaho kurumva wahita wemera umuhungu utaragushatse mbere akabanza akamenya ko ibyawe biri gucamo none umwemera reka mwibikeho iriya ngiye iyo ngiye nyashika akazitoranyiriza nanje uwo nyanyiyumvamo nkunzi aho kugira ngo azamfatiranye tutarakundanye umuntu ukurusha wako kanya ibyawe biri gukunda wowe umukunzi umuntu akaba yishiragamo nkuko mpamvuga ati reka wibura ngira amahirwe angezeyo gusa naho ibindi byo kugerayo imana ruzaca imana naje nyobanga nkabanga namara kugera ahantu nkambashira kuri kaba nitoranyiriza naje none se ako kanya bari kuza kukwirukaho babona ko ibyawe biri hafi wowe wawutekereza muri wowe kuko ari urukundo bagukunze cyangwa ni inyungu baba bari kukurangirizamo ahubwo emera wa wundi nimba wumva wamukunze wa wundi utazi ibyawe ari wowe wemera ubu utazi ibyawe utaza no kubaza n'ibintu by'idosi wamubonye rero ukamukunda nawe yaragukunze uwo emera uwo nguwo nawe ntukemera umuntu tiwakwemeraga kubona azanwe n'ubuhoro uwuheze uwo uhavuga ngo kindavuga ngo utakuzi ntiwomenya ko atakuzi ko udafite dosi hari igihe atabakuzi abamubwiye amakuru noneho reka nkubwire ibyawe kindakuvuga ibyawe bitarakunda nawe ubizi ko ibyawe bitarakunda iyo akazi ico gihe mbere bizaba bitarakunda nawe ubizi ko bitarakunda nababwiye nyine gukunda ntabwo ukunda
utekereza gukunda uwo nguwo aba yakunze atatekereza kuvuga ariko bagenda neza ubukwe bukarinda burangira atakubajije ibintu bya dosiye kandi nawe uzi ko ibyawe byahagaze byapfuye ubu nguko niko rukundo babaye abanebwe ukamusanga umwana w'umusore uko gushika usa n'uhahonga umwana w'umusore afite imbaraga ntacabuze amafaranga ejo ukasa nkaho umutsindira ngo nkunda niki cyabahamuye niki cyabamaze ubwoba muzamubanga nimugerayo muzoza mushaka neza kandi mushatse umuntu ukamusanga umwana w'umusore n'ukuri mutoya ufite imbaraga udafite icyo abuze karirukanka umukecuru waciye ku muntu wungana na nyirakuru waciye ngo ni ubuzima hashaka yarangizaga amavuga ngo ningere sinzomukwepa umukwepere yo gufungisha gutyo ukama ukazarinda imyaka yawe yo kuba ku isi yose ukarangirira muri kashe uru rushako ko ubu ngubu babafatiye mezire bari ukuntu nyine bazabaza babafunga ugerageze ngo he aramukwepa ubu ngubu bamenye ubwenge neza imyaka yiwe yose yo kuba mu isi akayimarira muri gasho ubwo se ni ubuhe buzima ariko bazobwire ambasade ko iyo kesi ihari bazozatinda kuko uwo nguwo nta kindi gihano yobona yabakwiriye aba yarakuruhije akakubesha urukundo ugapfugapfuka uri kumwe n'umwicanyi yarangizaga yariya ngo karagukwepa uri umwicanyi se ko karagukwepa uri umwicanyi yishe umutima w'umuntu yicanye none umuntu aragutunze imyaka 5 ariko atunze nabi abantu bose uretse abantu bose ntiyikantajya siko bateye ariko hari ubona idosigiye gukunda anamukunda tu nyine amukunda atari kuvuga ngo nidosiye mukunde akanamwibomborera kandi bakabana neza nta kibazo ni umwe kwijana ni umwe kwijana ko turagereranya si ukuvuga ngo abantu bose ni babi hanyuma tukabwira n'abantu bose bari hari umwe numvishije ngo bagiye inama nyine na se ngo isi aramubuza ati uriya muntu ugiye gushaka ntawe ambwira ati papa jena keneye dosiye reka njewe ngeze iriya wewe gusa ibindi ubireke akugeze iriya mwana wanje ngeze iriya nuko ugenda ko turagaye aba bana aba bahungu ariko n'abavyeyi nibo babidovye akamubwira ngo uriya mwana wanje ngo mureke ngo uriya ntago ari umugeni kandi wewe ndawamukunze kamakubwira ngo yaye mureke so umugeni arangiza ukavuga ngo reka ngo afite akadosi nyine abahagira ngo wenda ahubwo abavyeyi nibo babungu abavyeyi nibo babi bari mu gushigikira abana babo ataramukunze ariko haza akadosi akamuvuga ngo mushaka yamuvuga ngo nta kibazo mwana wawe ngo ngaho uko wabitekereje ngari gusohokera inyungu ngayibaze k'ico kintu nawe nyine amare kubera ko nta rukundo rwari rurimo nawe amare kumushaka nyine nawe abigenzaga baramubwiye ati yamusezeraga visa yabonetse ati papa ndagiye ariko ya gahunda ni yayindi twavuganye niyumva bibaye tukagire ngo hari ikindi cyabaye ni ya gahunda yandagano ndacari kuri rya jambo bijya twavuganye nzashika uko nzobikora uzabyumva ariko simfite kubana nawe kandi ngo yageza bafasha buri kimwe cyose umwana abakuziye ganze murumva bene ibyo bintu ukuntu bibabaje bene uwo muntu nta nubwo ahubwo bagomba kumuvuga nk'uko twatumuvuga bagomba gufata ifoto yiwe nziza bakamuyitereka kuri tamunere uwo mugabo uwo ngo bagafata n'iy'umuhungu we nawe bakayitereka hariya bagafata n'uwo mukazana bakamutereka hariya barangiza bakavuga ngo uyu mugabo bakerekana nyine amakosa bakerekana ko yahemutse atazagira n'undi uzomwigana akakora biriya bapfukiki yakoze neza nico kimwe na za bindi uvuga ngo abanyamurenga hari ukuntu nyine umuntu akora amakosa ya makosa akakaye barangiza bakamuhishira bakaja bakamucikisha kandi ntibananirwa kumuhana ko yakoze ikosa bakamucikisha ahubwo ngo ahunge abandi ahuye n'abazobagirira nabi kuko ntago yahamwe ntago yeretswe nyine ko ashigikiwe ahubwo kuriya gutukana bazorekeye kugutukana bazagenda bafate bene abo bantu babamanike hari isi yose babone kuko ivyo bintu birababaje nahereba ako gahinda bateye uwo mugabo ari ku isoko gazosubira muri Afrika aje gushaka reba ako gahinda bateye uwo mugore afite umuryango yakomotsemo reba agahinda nabo bamuteye
agahinda bateye umugore batera n'agahinda famiye yiwe birababaje kandi kinanyumva naje ureba umwanya yataka kinanyumva bimbabaje reba noneho uko guhemukirwa ngo nubona n'imbaraga wakoresheje nurangiza usura ubona imbaraga zo kuja muri kampani warahemukiwe bigeze aho ngaho n'imbaraga umugongo agifite nuko kwicwagaze azongera aje gushakwa se kera ahubwo ashobora no gutekereza kongera gushakwa akavuga ati n'uyu nguyu nawe yobinkora ugasanga bangirije umwana w'abandi wari ufite ubuzima bwiza tubishyire mu bitekerezo urumva uriya muhungu iwe ni plan yapanze kuva kera ariko uriya mukobwa iwe byamuguye ako kanya urumva ufite ikibazo ninde n'uriya mukobwa kandi urumva ko ari wagize neza yakoze uko ibaze gukora neza kuri barangiza ukituguye nabi neza ntizibura aho bizogenda byose wa wundi wahemutse azahemukirwa aho uriya muhungu wahemutse ahubwo guhera kuri papa wiwe uwo uriya muryango uriya papa wiwe n'uriya mwana ntabwo nubwo iwe wenyine atahura nawe n'ibindi bintu abazamukomokaho uriya ni umuvumo wawe ukomeye ibyo uvuga ndabyemera nuko nyine abantu bataza bagira ariko nk'icyo kintu ni ikintu nk'uwo muntu ni umuntu abantu bakagombye kuwafisha ku ma YouTubers ahantu hose bakamenya ko ari umuhemu n'uwo naho azoja gushaka bazomenye ko ari umuhemu uwo azoja gushaka wo amwizeye gute ko atazomuta nawe azomuta aho uzi ngo dosiye yamuhimbiye kwanza ahubwo yabuze kuko amucika ngo akamubwira nk'uko nguko akamaze akakubwira umugabo wawe bari mu kuguke ngo mama wawe ngo ni umurozi ngo sindi mu gusinzira ngo nzangira ngo nyikoze hasi gutyo ukaba ndishikuye ngo mubona noneho ngo dutandukanye ngo ntakaza avugana n'ababyeyi nyine abatandukanye n'umuryango yarabuze aho ahera abona uko akwicaho uhagaze nturi kumwe n'umuryango akunyunyuze uwo mugore ukuntu yari afite umutima w'umweru ariho aramwemereraga niwega yari akunze ntiyari azi ibyinshi imbere mu mutima w'umuhungu aremera abona icyo amubwira cyose akumva ko aremera noneho habura uko abigenza amamubwira ngo bambwiye ahubwo ngo ni wowe ufite ya soko y'uburozi bwose ni wowe nyoko yabuhaye none wowe singa ukeneye izana hano wa mukobwa yamayumirwa nzaniki ndaza nico ndafite ngo navuze ngo uzane hano kandi nimba wagize umwanya wo kwicara agatekereza ukuyeje nawe munyumvire nk'ico gitangaza kubona akaza narangiza abantu bakabifata nk'ibintu bisanzwe usanga ko baragenda izo nivyo bintu bagomba kuja kuvuga ako ni kagatorero ko muri izo ni impamvu zo guha umuntu umudendezo akagura icyo atekereza agatekereza ibintu bipfuye afite umwanya adafite umwanya wo gutekereza ibyo bintu ahubwo nje nyobona kera umugabo atangiye kumbwira ibyo bintu kandi wowe uzi ko muri wowe utavubwira kuko nguko umugabo wakubwiye ngo bavuze ko uburozi bwa ari wowe ubwira ariko namuhambiriza kandi uzi wowe ko ntabwubwira ahubwo nuko bamuhamagara no muri coding nkamanohereza muri ambasade bakamusubizayo nivyo nari ngiye kuvuga nk'ako kanya nyine ntabwo yari gutekereza ahubwo yari gutekereza ko umugabo wenda yagwaye afite ikibazo cyo mu mutwe yagwaye yamara kumenya ko nta kibazo cyo mu mutwe agwaye iwe agahita birepotinga akiri muri ivyo umugore yari imfurakazi none iwe yazagira ngo umuntu yofata ico kinyoma akama kikuriduzuriraho na ukamutekana ukongera ukararana nawe mu nzu ayova kuri mama yarangiza akansimbukiraho yarangiza akamureka agasohoka agaseka muri iyo nzu ibikunda ahubwo yokora kubera polisi zageze mu gihugu umenyereye mfite system yacu ndatekereza ahubwo yari inka uwo mugore sinuko twomuvuga yari afite amahoro aruhara arenga ariko iyo wagize amahoro menshi bene izo ni ingaruka zo ntukamera nk'igipfu neza kidatekereza umwanya wo gutekereza kubona umugabo agukorera ibyo bintu gutya kandi ukamenya ko atagwaye wenda yabikora wenda yagwaye ukagira ngo none afite ikibazo mu mutwe nawe wamara kumenya ko umugabo ari muzima kubwira ngo duhamagara abasenga tugire gute wabona umuntu wagwaye kubwira ngo duhamagara abasenga aba afite ubwenge bwose warangiza wowe ukananirwa kwiyambaza inzego ariko noneho umuntu yarumiwe n'ukuri kw'Imana ubu ugikeneye kubaka ukeneye kubaka ari ubutaba ukeneye kubaka se wenda wewe iwe afite ibitekerezo bipfuye ariko wowe ibyo bitekerezo bipfuye ntibirakuzamo ninde wari ufite ibitekerezo bipfuye nyine kinda kubwira uwo mugore amaze kumenya amakuru yose umugabo we ukareka umugabo agasohoka mu nzu
utarabanza guhamagara inzego zibishinzwe ngo baze bamukurebere nawe wenda wamureko n'ibyo ibintu havuga nyine uzabikugwaho wumva ari ibintu bishasha mu matwi yawe zagutangaje uko wamuceceka gusa ugatuza ngo ni amahoro yari atarazakira n'abagabo barimo gufata imitungo yabo bakaja kuyiyandikaho ngo ko barubaka inzu muri Afurika bafite ibindi bintu bibajanye barayiyandikaho akabwira umugore ati ngewe ngiye kubaka muri Afurika akajana imitungo yamara kujana imitungo yamara kuza imitungo ifaranga akayandika kuri nyina cyangwa akamyandika ku wundi mugore agashaka undi mugore muri Afurika akaguhiniza ashaka undi mugore wa kabiri cyangwa ashaka gusuwa yandika agashaka kuyandika no kuri famiye akayandika ku mugore wowe uzi ngo yibanditseho urumva akayandika ahandi mwagira ngo he keruka musigara oya ndi kubaza umutungo uwo mugore ni abana bawe bakabura imitungo ari we ukaba umugabo ahahiwe none se uwo mugore wakunze ako kanya yanze wa mugore wamuzareba abana aba habona ko wa mugore badashobora nimba wa mugore mushobora kugira abagore benshi babiri barenze babiri none reka ngubaza uwo mugore we wamwizera hiko ubonye ako kanya uriya giwe muwamumaranye igihe wenda umaze kumenya imico yiwe nuko ateye uwo nguwo ubonye ako kanya umutungo wose ngo akirwe none se je wamuhindutse uwo mugore je yamwizeye akamuhinduka nawe akawujana ku giti cyo akavuganije wanditse abagore bagire bacanuke oya umuntu afite uburenganzira azaza agenda nimba umugabo agiye rimwe mu mwaka undi umwaka kuri aje kuvizita ibikorwa bakora kubera ko umugabo agenda imyaka 2-3 utawuja kuri rero ntago nozumva umugore mushaje wenda tuvuge yashatse wa kabiri akaba ari waje kwandika uwo mutungo ashobora no kusaho wandika kuri uwo mugore ariko akawushira muri uwo mugore amwereka ko ari ivyiwe njewe ataho umwanditsi wose hari ikibazo agapfa kuwandika ku bana biwe kandi awujana akawiyandikaho nashika akambwira ngo nta mutungo ufite wewe iyo wiyanditse wowe nyir'ubwite akawandika kuri nyina cyangwa barumuna wenda ashaka kubandika kuri nyina cyangwa kuri munawe bitewe nyine wenda atavyangombwa afite none ava muri Amerika atavyangombwa afite iyo yashizeho ivyiwe woje kugura kandi ntabwo yabisorera muri Amerika hari ubwo bisorera imitungo iri muri Afurika bisorerwaho biri aho biri nyine biterwa n'uburimo ubwo bwose uze wenda impamvu babikora wenda ushaka kubikora mu mahoro nta mutima mubi nyine iyo dore hano ifite umutungo muri Afurika reka nkubwire ifite umutungo muri Afurika wenda uri umunyamerika wa mutungo ukaba wanditse kuri wewe basoresha wa munyamerika bakamusoresha amafaranga menshi kubera ko ari hanze y'igihugu ariko iyo yawanditse ku muntu utuye muri ca gihugu ufite icyangombwa ca gihugu asora mu gihugu amafaranga make ntabwo ari iyo mpamvu abikora arubaka yamara kugira agashaka undi mugore urumva ya mitungo ikaba iya wa mugore yabaye mwanditse hose ari igihe atoye mwandikaho ariko uriya mugore akaba ari uyijamo uyijera kandi ari imitungo yawe icyo kujera gusa atabimwanditseho hari ikibazo se ntiwabimenyaga ni kuko wisigira undi muntu utanavukana ati yewe uzoza underera ashobora kubimwandikaho cyangwa ari umugabo wagize ubwenge urumva ari umugabo wagize ubwenge kavuga ati ejo n'ejo bundi umugabo abagore b'ubu baracanutse niyo vuga ati uyu umugabo wawe uje kunshaka ubwa kabiri afite undi mugore n'abana karanyandikaho ngo karanyandikaho reka naje mwereke ko nyine naje nshanutse mbijane ntabwo iyo kwamumubwira ati ko tutabanditseho twembi n'uwanje uri umusazi ahubwo kuraza kuntera mu bintu byanje ibintu byabaye bibi mw'abantu ibintu byarakomeye ni ukuvuga ngo abagore mwagiye muri Amerika mugasiga mubaheza imitahe bakore abagabo mwagiye muri Amerika ntimwicaye ko murakora nabo bakore kandi noneho bakora sibarushe kukurusha ino haragoye hari amabirisi menshi hari ibiki n'ibiki muri Afurika twakora twose nta misoro nta biki nta mabiriza ahenze ariyo utwo yokora twose twomufasha kandi wa mugore we ikindi tukishinga imiruho yo muri Amerika
ya miruho nyine baza bakora akazi kenshi ugakora ukavunika ukomeza umugabo waryamye iriye umugabo azomara gushika warashize uretse no kuguta baraba expired warashize n'imiruho n'abana tuzovuga ishoboye kubabyara nta mubiri uzovuga ifite uzoba waravunaguritse mbese intuzi imbaraga zawe zose warazitaye kuri ka kazi kubera ko warihariye nyine ibintu wenyine kandi ufite umuntu mugomba gufatanya waramudebekerwa mwihorera ashike none asange wabaye warashize warashize nta hantu hamwe ahantu hose bakora ngo indatoneka ahantu ino ni habi haragoye ino ni hari akazi gakomeye mu mitwe ugasanga umuntu yabaye ndangare mu mutwe nyine kubera uzamubwira abagabo banyu babafashe timukazamubwira ngo wenda numubwira ngo agufashe wenda ngo aratekereza wenda kutamukunda uramukunda wamwemeye mukunda uramukunda wicaye ariko mufatanye amwereke umuruho arushe amwereke impamvu zotuma bafatikanya amubwira ati gufatikanya ntabwo ari bibi gufatikanya hari kandi ntabwo muba mwarashakanye ngo guharira urugo wenyine ni ngombwa bamuharira urugo wenyine muzamufatanya abagore ngo muzamureka kudebekera abagabo nibo bagira imbaraga cyane n'imiryango yiyoroshe nimba bafite umukazana hanze siruba basaba baka amafaranga bagira babagarukire nubwo bayamwaka ariko ntibamuha agaciro basi tareke kumuvuga ngo nigarara mu z'umuciro bamuza bamenya ngo nimba yabageneye ku kwezi nayo n'umuntu yagiye muri Amerika ntamumusaba kabiri mu kwezi tahaza da amafaranga azakorera ku kwezi twagana ku musozo ndabona ikiganiro kigiye kuba kirekire mubwira abantu inama nizo bagende baganiriza umugore amwereke impamvu zituma nazo nizo gutinya umugabo wawe uzumwebera open umubwire umubwire ukuntu hanze biba bigoye gukora uri wenyine kuko imbaraga nimba wahayumva wenda akazi yo muheza wenda ko nka kuriya avuga ngo abandi baramuseka umushingira iryo duka nimba ufite ubwo bushobozi bwo kuvuga ngo wenda ngo genda umushingira iryo duka umushiremo ibicuruzwa akoreremo nyine ubundi akazi areke kwirirwa kugenda yirirwa ari kuzerera wenda avuga ngo yarumye ngo azayirirwa azerera ngo kandi mufite ngo umugore mushakira akazi kari hamwe katarako gusegera amafuti yose abe busy ntareke kuyakora kubera si busy agari busy kandi nawe n'abantu baza bateranya abandi bantu akavuga ngo agafata video ngo nabonye umugabo wawe wasigaye mu mwanya w'umugore we byagenze gute abantu bari mu gusenya ingo z'abandi si byiza naho ubutaha bagafata video bakakomeza bakagutesha umutwe uri mu kazi urarusha kuba wumeza ku kwezi nuko nyine waradebekeye umugabo ngo azarirwa azerera nyine birirwa bamufata amavideo nibamuha akazi nyine bareke kumufata akavideo Hi guys, mwakoze kubana natwe turabakunda mukomeze mukurikire.